Umukecuru witwa Zarete yari arwaye arembye cyane, amaze icyumweru mu bitaro arembejwe n'indwara y'umuvuduko w'amaraso. Yari amaze igihe kinini yivuza, afata imiti yo kunywera mu rugo, ariko kuri iyo nshuro yumvaga adashobora kurenza uwo munsi. Umuhungu we warabashije kugera mu mashuri witwa John niwe wari umurwaje. Yasabye abaganga kumusuzuma indwara zose yaba arwaye, nubwo yari yageze mu bitaro kubw'umuvuduko w'amaraso kugira ngo yivurize rimwe, nibikunda akaba azasubire mu rugo ari mutaraga. Ibyo nibyo byatumye aza kubwirwa ko uretse umuvuduko w'amaraso ashobora no kuba yararwaye indwara y'umutima ndetse na kanseri. Bamubwiye ko bazamwohereza ku bitaro byisumbuyeho bakamusuzuma neza bakareba niba koko arwaye indwara y'umutima. Si ibyo gusa, yari yamaze kwandikirwa transfer yihutirwa yagombaga kumujyana mu bindi bitaro bagasuzuma ko atarwaye kanseri, hanyuma bakamugarura kuri ibyo bitaro yari arimo bagakomeza kumukurikirana ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso. Zarete nawe yabitekerejeho asanga koko ashobora kuba arwaye iyo kanseri kubera ko yajyaga arwara ibibyimba mu nda mo imbere ndetse n'ibindi bikaza inyuma ku mubiri. Ikindi, si ubwa mbere abaganga bari bamubwiye ko ashobora kuba afite izo ndwara. Izi ndwara zose zagiraga igihe zikamurembya nubwo atamenyaga ko azirwaye bya nyabyo uretse gukekeranya. Inshuro zose yajyaga kwivuza ntibamuhaga igisubizo gikwiriye, ahubwo bamubwiraga ko ashobora kuba azirwaye aho kumubwira ko azirwaye. Bamusabaga gushaka amafaranga ahagije kugira ngo bazamuhe transfer yiteguye, kuko bamubwiraga ko nibasanga azirwaye bazamuca amafaranga menshi. Kubera ubukene bwa Zarete, byatumaga amara igihe kinini ahiga amafaranga mu gihe cy'agahenge, ariko kuzigama yo kwivuza bikanga, cyane ko umugabo we wari umufite nk'umugore wa kabiri atamwitagaho namba. Kubona yo gutunga abana be byabaga bigoranye, rero ntibyari kumushobokera ko yaca inshuro agasagura yo kwivuza. Icyakora icyo gihe abahungu be harimo n'uwo wabashije kwiga bari bakusanyije amafaranga ashoboka kugira ngo mama wabo Zarete avurwe. Kuri iyo nshuro umuvuduko w'amaraso wari watumye biheba cyane. Mu bana 7 bari basigaye ari bazima mu bana 9 Zarete yari yarabyaye, utabariyemo inda yakuyemo, aho mu bitaro yegutseho gato ahamagara John wari umurwaje, akaba ari nawe mwana wari usigaye mu rugo ari mukuru kuko abandi 4 bari barashinze imiryango. Hanyuma amubwira ubuzima bwose yanyuzemo, bumwe akaba yarakekaga ko aribwo bwamuviriyemo kujya arwaragurika bya hato na hato, arwara indwara zitandukanye kandi zikomeye, zirimo n'iy'umutima yashoboraga kumuhitana isaha ku isaha. John yaramwegereye aramubwira ati, mama urumva umeze ute? Nguhe iki? Urashonje? Zarete aramusubiza ati, mwana wanjye ndumva nsigaranye iminota mike. Rero kubera ko ari wowe uri hafi, mbabarira ureke kumbaza ibibazo byinshi, ahubwo ndega amatwi nkubwire ikinyishe. Yavugaga mu ijwi riri hasi cyane, ku buryo byasabaga ko John amwegereza ugutwi ku munwa kugira ngo yumve neza. John yasakurije hejuru ati, mama wivuga ibyo gupfa, oya ntiwabikora. Humura uzakomeza kubaho mama, abaganga bazakuvura ndabyizeye. Zarete yanze ko umwana we w'umuhungu wari umusore mukuru akomeza kurira, nawe aramubwira ati, humura sinzapfa, gusa ndega amatwi kuko bishobora no kuba. Izi serume ndumva zisa n'izanyuma. John yamuteze amatwi, Zarete atangirira ku buzima bwe kuva akivuka, amubwira ibyago byose yahuye nabyo, bikaba aribyo byatumaga avuga ko ari byo soko y'izo ndwara zose. Yagize ati, navukiye mu muryango mugari urimo abana benshi. Burya nubwo abo tuvukana dusigaye turi 5, abandi barenga 7 tuvukana barapfuye. Nawe urabizi ko nta sogokuru cyangwa nyogokuru ugira, ariko bo bapfuye uriho. John yaramubwiye ati, none se mama kuki uhereye kuri ibyo? Ibyo ndabizi ko bapfuye, rero wibivuga nk'aho ari wowe ugiye gukurikiraho. Zarete yamusabye guceceka, agakomeza kumubwira atamuvugiramo kuko yumvaga ari gukoresha imbaraga nyinshi zirenze zo yari afite. Yakomeje agira ati, kera nkiri muto nakuze iwacu ntacyo tubuze, nubwo twari benshi ariko twari dufite n'amasambo menshi. Mu myaka yo muri za 80 nari agakumi kari mu kigero cy'imyaka 10. Bamwe muri basaza banjye na bakuru banjye bari barashinze imiryango, dusigaye turi abana 4 mu rugo. Abandi kuko bari abahungu ntibakundaga ibintu byo kujya muri kiliziya. Nje rero najyanaga na papa muri misa ya 2, ntiyigeze ansiga n'umunsi wa rimwe. Maze kugira imyaka 13, abasore batangiye kujya banyitegereza bakabona ndagakobwa keza. Papa yagiraga isuku cyane, rero kugira ngo tujyane mu misa nanjye nabaga ngomba gusa neza. Kuri iyo myaka 13 nari nenda gusoza amashuri abanza. Ku ishuri bategetse ababyeyi kugurira abakobwa iniforume, abakobwa bakambara kotoni, abahungu bakambara kaki. Papa we yanze kungurira kotoni nk'abandi bakobwa, angurira agakanzu k'umukara gasa n'agahene twororaga. Yavuze ibi John araseka, yibagirwa ko mama we Zarete arembye. Yaramubwiye ati, mama nukuri uransekeje pe, ngagakanzu gasa n'ihene. Yarasetse ariko ahita yibuka ko mama we ameze nabi, arongera arigarura ati, ngaho komeza umbwire mama. Zarete yamubwiye ko guseka ntacyo bitwaye, akomeza kumubwira inkuru y'ubuzima bwe agira ati, ubwo nafashe ka gakanzu ngakatamo imyenge, ndangije ngateramo ibiraka nkoresheje urusindano n'urudeyi. Nabikoze ngamije kwereka papa ko yanguriye agakanzu koroshye kugira ngo abonere hangurire kotoni nk'abandi. Ngeze mu nzira abandi bana baransetse, ndihangana ngera mu ishuri,
ngezeyo bakomeza kunseka umunsi wose. Nabwiye papa ibyambayeho nawe aranyihorera, nanjye nemeza kutazasubira mu ishuri na rimwe. Nuko navuyemo narangije kandi nari umuhanga. Nari ntangiye kumenya agafaransa, bonjour, comment ça va, ça va bien, comment tu t'appelles. Noneho hari akaririmbo twaririmbaga kavuga ngo rendi matelelua, gutyo mbese. Hari n'akandi twaririmbaga tuvuga ngo je me demande, ndibaza pourquoi, kuki, comment, bite. Iyo ndirimbo yasekeje John kuko yumvaga ko baririmbaga igifaransa bakagisobanura mu kinyarwanda, urugero nka pourquoi bisobanura kuki. Yirinze guseka ngatembagare, amarira atangira kumutemba ku matama. Zarete yarabibonye ariko arabyirengagiza, akomeza kumubwira ati nkiva mu ishuri rero abasore bo hirya no hino bazaga kundambagiza. Icyo gihe abakobwa bashakaga bakiri bato kuva ku myaka 15 kuzamura. Nawe urumva akana k'imyaka 15 kaba kakiri agahinja, ariko ntibyabuzaga igisore kugashyira mu rugo kigatura inzoga iwabo nyuma kiri kwirega, cyangwa bagasaba bagakwa imyaka batayitayeho cyane, wapfaga kubura agakumi kagaragara mu jisho. Nanjye rero nubwo nari imyaka 14 ntibaburaga kundambagiza. Gusa njye narabyangaga cyane ko bansangaga mu rugo, bageraga ku irembo bagahamagara, nkaza batangira kumbwira utugambo ngahita nisubirira mu rugo. Nkuko nabikubwiye najyanaga na papa gusenga. Twanyuraga mu gasantere, abagabo bakankurikiza amaso. Twataha tuvuye muri misa, abasore bakagurira papa amayoga nawe akayanywa, kuko byari bisanzwe ko umusore wakunze umukobwa wawe atangira kukugurira. Umunsi umwe turi mu kabari, haje umugabo ukiri muto ariko ngo ufite umugore utwite, ahamagara wa musore wari uri kutugurira inzoga. Gusa njye sinasomagaho, sinakundaga inzoga pe, kandi na n'ubu urabizi ko ntazinywa. Hanyuma musaba ko bajya inyuma y'inzu akagira ibyo amubwira. Bagezeyo yaramukubise aramurembya, arangije amubwira ko niyongera kumvugisha azamwica. Yagarutse asa n'uwakubiswe, ariko tumubajije yihagararaho atubwira ko hari umuntu umuhaye burushete iri mu rusenda. Nyuma yaho, aho nanyuraga hose numvaga abantu bavuga ko hari umugabo nkunda kandi afite umugore utwite. Ibyo sinabitindagaho, nagiraga ngo no gushaka kumvugiraho. Zarete agikomeje kumuvugisha, abaganga bahise bahagera basaba abarwaza kuba basohotseho gato. Abaganga basuzumye abandi barwayi ndetse banasuzuma Zarete, basanga nubwo yari arembye cyane ariko ashobora kubaho. Hanze aho John yari ari kuvugira kuri telefoni abwira abavandimwe be n'abashikiwe uko mama wabo ameze. Gusa yavuganaga ubwoba, asa n'uwatakaje icyizere. Nyuma yo kuvugira kuri telefoni yatangiye gutekereza ukuntu amaze icyumweru mu bitaro atarahagera, ahubwo amwihamagaza kuri telefoni amubwira ko nawe arwaye, ko atashobora kubona imbaraga zo kumugeza ku bitaro. Abaganga basohotse, John yarinjiye, Zarete akomeza kumubwira ya nkuru. Icyakora yasaga n'ugariyeho agatege gake, ijwi ryisumbuye ugereranyije na mbere. Zarete yamubwiye ko atarakomeza kumubwira akantu ku kandi, asa n'uvuga incamake agira ati ubwo uwo mugabo naje kumenya ko yari yariye rikeri kubera ko yari umupimyi w'inzoga. Yarankundaga ariko yari afite umugore. Umugore we ntiyari azi gusoma no kwandika, bityo yumvaga ko nimubera umugore nzajya mupimira nkamufasha kwandika amadeni n'ibindi. Yiyemeje kundambagiza akazangira umugore uko byagenda kose, kandi niko yahoraga arwana intambara hirya no hino akubita abasore bose yumvaga ko bankunda. Yiyegereje musaza wanjye akajya amugurira amayoga akamubwira ko ankunda. Musaza wanjye yamara kuzihaga akamwemerera ko azamufasha kongeraho. Musaza wanjye yansabaga ko tujyana gutembera, agahita njyana mu gasantere aho rikeri yakoreraga kugira ngo rikera nkubita akajisho nibura. Umunsi umwe tuvuye gusenga, musaza wanjye yaraduhamagaye atugurira inzoga muri ka kabari ka rikeri. Papa haza arataha, nsigarana na musaza wanjye. Nanjye namanutse hepfo njya kwihagarika, ariko ngarutse mpura n'ibisore 6. Byaranteruye ngenda ninyorongotora, ariko bibi by'ubusa. Narabirumaguye ndasakuza cyane, ariko nabyo bibimfabusa. Musaza wanjye yashatse kuza gutabara, ariko rikeri n'abandi basore baramukubita bamuhindura intere. Abo basore banjugunye mu cyumba rikeri yararagamo mu kabari, bankuramo imyenda yose barangije bansiga bamfungiranye. Naratabaje habura uwantabara, ahubwo rikeri ahita acuranga gasete ye, abazaga mu kabari ntibumva urusaku rwanjye. Bukeye rikeri yashyizwe muri gereza azira ko yashatse umugore wa kabiri. Ntiyafungiye ko yafashe umwana ukiri muto ku ngufu kandi akamuhotera mu buryo bwose, ahubwo yafunzwe mu rwego rwo kugira ngo abwirwe ko agomba kujya atanga umusoro. Iyo umugabo yashakaga umugore wa mbere, buri mwaka yatangaga umusoro muri komine ungana n'amafaranga 400. Iyo yashakaga uwa kabiri, mu rwego rwo kumuhana bamucaga amafaranga 1000 y'umusoro ku mwaka. Uko niko byagenze no kuri rikeri rero, yagombaga kujya ntangaho 1000 cy'umusoro buri mwaka, kikiyongera kuri 400 yatangaga ku mugore wa mbere nari narasanze, yose agashyirwa ku biro bya komini hanyuma agahabwa fagitire. Ku wundi munsi rikeri yarafunguwe. Ubwo urabyumva twabanye mfata ku ngufu, ngasohoka mfashe ukuboko kugira ngo njye kwiherera ntamucika, akansubiza mu nzu yihuta, akikomereza gupima, nakenera ibyo kurya akabinjugunyira muri ako kumba.
aho babagabo bari bamfashe hari habyimbye cyane henda guturika, ariko uburibwe bw'inyuma sinabwitagaho. Nari mbabajwe nuko ngizwe umugore ku ngufu, mbabajwe n'ukuntu abasore bankundaga harimo abifuzaga gusaba no gukwa bakankorera ubukwe nari mbahombye. Mbese ni byinshi byatumaga nenda guturika umutima. Nkarenzaho n'icyo kigabo cyararaga mu kabari kigatakije kuntsindiraho mu cyumba cyo hepfo. Maze icyumweru kirenga muri ubwo buzima bwo gufatwa ku ngufu no gufungiranwa mu nzu. Rikeri yajyanye inzoga zo kwirega iwacu, ariko papa na mama banga kuzisomaho, bavuga bati ntitwanywa izo nzoga mwarashimusa umwana wacu. Banze kuzinywa, baturiza kabiri zirimo urwagwa, ariko nabwo ntibazinywa. Hashize igihe, inzu yakoreragamo kuko yayikodeshaga, barayigurishije abura aho gukorera, niko kunjyana iwabo, aho yari atungiye umugore wa mbere witwaga Nyiramatangazo. Gusa yaje kongera abona aho akorera. Icyakora uwo mugore niwe wari waramugiriye inama yo gushaka umugore wa kabiri, kuko Rikeri yahoraga asambana n'abakobwa babonetse bose. Namaze igihe ndara muri salo yo kwa mabukwe, kandi inzu ya Nyiramatangazo yari ifatanye n'iya mabukwe. Ubwo Rikeri yageze ahanyubakira akazu gato. Kera bapfaga kubaka, inzu yubakwaga mu munsi umwe cyangwa mu minsi ibiri. Bashingaga ibiti, bagasakaza ibyatsi, hagati bagafatishamo ibyondo. Mbese kukubaka ntibyabagoye. Mu bihe by'imvura, kubera ko yabaga isakajwe ibyatsi, ibishorobwa byazagamo bigatangira kugwa ku buriri, bituma umugabo yiyemeza kugura udutegura adusakaza kuri ako kazu. Inda ya mbere natwaye yavuyemo mfite imyaka 16, iya kabiri ivamo mfite imyaka 17, ubwa gatatu mbyara umwana w'umukobwa. Umugabo wanjye byaramubabaje cyane kubera ko nari mbyaye umukobwa. Icyakora ntiyantsinda kuko umugore mukuru yari yarabyaye umuhungu. Mu mwaka umwe Nyiramatangazo yarabyaraga, ukurikiyeho nkabyara. Ku nshuro ya kabiri yabyaye umukobwa, nanjye mbyara umukobwa. Rikeri yarushijeho kurakara, ariko nta kundi yari kugenza. Rikeri yatangiye kugeza n'abakobwa wanjye nijoro atashye avuye gupima. Ubwo yarazaga njye n'abana tukarara mu cyumba, wakararana n'abakobwa muri salo. Kugira ngo ntaza kubumva, yampaga inzoga nkanywa ngasinda, agacuranga agasete cyane, bukarinda buke. Uko yabaraga iyo nkuru, niko amarira menshi yamanukaga ku matama ya John. Zarete yakomeje agira ati, Rikeri yambuzaga kubibwira umugore mukuru n'amabukwe. Agahinda karanyicaga nkabura uko ngira, kandi ntacyo nari kurenzaho kuko nari umugore wa kabiri. Nari menyereye kumusangira n'abandi. Icyambabazaga nuko asa n'uwabikoreraga mu maso yanjye, kuko nubwo ako kazu karimo icyumba, ariko kari gato cyane. Rimwe na rimwe akana kanjye k'agakobwa karambazaga kati, mama, bariya abakobwa baba baje gukora iki hano? Bararana nande? Nkumva agahinda karanyishe, nkabura icyo ngasubiza. John wari uri gutega amatwi yitonze yariruhukije, abura icyo avuga, yubika umutwe arangije akomeza gutega amatwi. Zarete ati, nyuma gato natangiye gushwana na mukeba, nkubwiye ibyo twapfaga ntibyarangira. Byabaye ngombwa ko umugabo ategekwa kudutandukanya. Yagurishije ya gasete, bamuha inote ya 5 ya kera, aguramo isambu nini hejuru ku musozi. Iyo sambu mukeba wanjye yayigabanyijemo kabiri, atwara igice kinini ntwara gito, kandi nabwo mbanza kumutura inzoga kugira ngo amikaye yasinyweho n'abagabo. Kera rero, hejuru ku misozi nta muntu uhaturaga. Bituriraga mu mibandi bavuga ngo ntihaba umuyaga. Abandi bajyaga munsi y'imikingo miremire bakiturira ahantu hihisha. Kubera ko Rikeri yari ashaka gushimisha Nyiramatangazo rero, yanyubakiye inzu hejuru ku musozi, avuga ko anjugunye ku gasi ko umuyaga uzantwara. Ariko amaze kubaka iyo nzu, yayishyizeho udutegura duke, ahandi hasakaza ibyatsi. Nagombaga kujya nikorera amategura yari ku nzu nabagamo iyo kwa mabukwe, nkayazana hejuru kuri ya nzu. Rikeri yakomezaga gushukana Nyiramatangazo na mabukwe, anyishyiramo aranyanga cyane. Yazaga iwanjye nka rimwe mu mwaka, yahagera akansigira inda, ngahora mbyara, kandi nkita ku bana njyenyine kuko atongeye kumpahira. Mabukwe yaje gukorerwa urugomo yicwa nabi, ariko nabwo rwango hagati yanjye na Nyiramatangazo na Rikeri ntirwashira. Nkahukana, mbese ubuzima burushaho kumbihira. Nihuse, maze kubyara inshuro 7, ntwite inda ya 8, umwana wa 7 yaje kurogwa, nawe arapfa. Apfuye Rikeri yarishimye cyane, arambwira ngo agiye kuyagirwa amayoga y'inkwere, ngo kandi umwana wanjye azize ubujiji bwanjye. Agahinda karanyishe, ndira njyenyine ntawo kumaza, uretse abana banjye bari bamaze guca akenge. Imiryango yo kwa Rikeri yanyangaga urunuka kuko nari umugore wa kabiri. Imiryango ya Nyiramatangazo ari uko, n'abaturanyi bakanyangira ko nari nkennye. Nyuma yaho nabyaye abana 2, umuhungu, nyuma hakurikiraho umukobwa. Ubwo bose hamwe ukuyemo 2 bapfuye, nabo bari umuhungu n'umukobwa, nsigarana abana 7 nawe urimo John we. Icyakora nshimira Imana, abana banjye murakundana kuva kera. Kubera ko satabaguriraga imyenda, abana banjye babaga mu ishuri babuze ubushobozi, bagatangira gukorera amafaranga ari bato, bakagurira barumuna babo amakayi n'amakaramu, udukweto, yewe bakamfasha no guhaha. Iyo utabagira nawe ntiwari kwiga. Muri iyo minsi nahise ndwara ndaremba, ndwara ibibyimba mu nda imbere, abaganga banca amafaranga menshi kugira ngo mbagwe.
narwazwaga na mukuru wawe mu gihe so we yari yanze no kungemurira. Nabuze amafaranga yo kwishyura ibitaro bahagarika kumpa imiti. Ndi hafi gupfa, natumyeho Rikeri ngo agurishe umurima iwacu bari barampaye, ariko atinda kuwugurisha nubwo yaje kuwugurisha bakamuha ibihumbi 50. Maze kwishyura ibitaro baramvuye, norohewe banyohereza mu rugo ngo njye kuharwarira. Icyambabaje kurushaho ni uko naje kumenya ko umurima wanjye wagurishijwe mu gihe Rikeri wari waranze kumvuza yari yatanze umurima wanjye wundi ngo bawukodeshe, ndetse yaratemesheje n'ibiti byari mu ishyamba ryanjye yose yasangira na Nyiramatangazo. Abeshya abaturage ko yakoresheje amvuza kandi naravujwe nayo nagurishije mu ntekeshwa yanjye. Ndwariye mu rugo, Rikeri yazaga kundeba bakambaza ati, Zari nturapfa, wapfuye bakanyagira nibura nkinywera, njye na Nyiramatangazo ukaduha amahoro. Iyaba wapfaga nkareba uko ibyana byawe byandagara. Wibuke ko n'iyi sambu utuyemo nzayikunya gukangara nuramuka ubayeho. Ayo magambo yarankomeretsaga akanantera ubwoba, umutima ukandya. Nkeka ko ariho nakuye izo ndwara z'umutima. So rero amaze kubona nkize yarankubise antemesha umuhoro mu bitugu, ariko ntiwamfata neza. Niho nakuye inkovu reba. Zarite yakuye ibyo yari yambaye, amwereka iyo nkovu nini yari mu mugongo. Yakomeje inkuru agira ati, aho nari mu gihe hatangiye kugira ibikorwa remezo, abatuye mu manegeka batangira kubasaba kuyavamo, harimo na Nyiramatangazo. Nakusanyije udufaranga ngurisha ibiti by'inzu twabagamo, Rikeri anyongereraho make nubaka inzu y'amatafari nyisakara igice, nkajya nongeraho udutegura gake gake, ariko n'abaturanyi banseka ngo Rikeri yaranshutse azamura uruzu runini kandi atazarusakara. Wa musozi yantuje aho wita ku gasi, waje kuzanwaho umuriro w'amashanyarazi, amazi, ibitaro, amashuri, iminara, imihanda, ibiro by'umurenge n'iby'akagari, mbese harasirimuka nk'uko habona. Hahise haza gahunda yo kwandikisha ubutaka, nyirabwo akagira icyangombwa cyabwo. Byabaye, ariko Rikeri ampangira imigambi mibi. Mu gihe cyo gutanga amakaye yari yanditsemo imirima ngo bayatangire ibyangombwa, Rikeri yarabicurikiranyije, aho n'uyahiyandikisha we na Nyiramatangazo anzanira icyangombwa kindi, ambeshya ko ari icyaho ntuye kandi ari cyo mu ishyamba ry'undi muntu. Ntumbaze uko yabigenje, gusa yaragamije ko mbura umurima nkavaho ntuye nkajya kwangarana n'urubyaro rwanjye. Muri ba bakobwa yazanaga iwanjye, hari uwo yari yarateye inda abyara umwana w'umuhungu. Ba nyirarume w'uwo mwana bateye imbere bahabwa imyanya mu buyobozi. Rikeri yemeza ko azamuha ikibanza kugira ngo abikundisheho. Ubwo rero yumvaga azamuha aho dutuye kuko yari yandikishije icyangombwa mu manyanga yakiyandikishijeho. Kubw'ibyago birimo amahirwe, nagiye ku murenge banca ibihumbi 40 kugira ngo nsubizwe umurima wanjye. Nkibaza aho nzakura amafaranga, papa na mama bahise bapfa mu mezi akurikiranye, tugabana amasambu yabo. Wakumva ko byari biteye agahinda kandi nibyo, ariko byamfashije kubona aho nkura amafaranga yo kwishyura kugira ngo nsubizwe umurima w'aho dutuye, harimo n'inzu tubamo. Nubwo ho nahagaruje, ariko undi murima wo byaranze uguma mu mazina ye. Uko imyaka yashiraga, niko bakuru bawe bagendaga bashinga imiryango umwe ku wundi, babanjirijwe na mushiki wawe. Uko niko nawe wakomezaga amashuri. Gusa mbere y'uko bagenda, bari barahomye igishahuro kuri ya nzu, barubatse na kariya kazu kandi, kuko bateganyaga ko nibazajya baza kudusura bazajya bakararamo. Urabyibuka natangiye kujya natisha ibinani, nenga inzoga nkaranguza, bituma ngira ubwo nanjye ngatera umucanga. So yatangiye kunsebya mu bantu, ngo aho kugura inka ngo norere nk'abandi, cyangwa ngo ngure umurima, ngo ndi kwigira umukire ngateza imicanga. Nawe wari ukiye kugeza muri kaminuza. Abo mu muryango wa Rikeri na Nyiramatangazo, by'umwihariko abakazana n'abahungu be utibagiwe n'inshuti zabo batangiye kunyanga, ariko bakanjirisha banyiyegereza. Rimwe na rimwe narwara ngasanga bwari uburozi. Nyuma yo kunsangana umuvuduko w'amaraso, iyo narwaraga nahitaga numva ko ari wazamutse. Rimwe na rimwe najye bakambwira ko uri hafi gukira, ko nta ngaruka wanteje, nanywa imiti isuzuma uburozi ngasanga aribwo. Ubwo kandi niko so wagiraga ubwoba bwo kuzatezwa imbere n'amashuri kwihorera ku byo yadukoreye byose. Yaratangiye kunyigiraho mwiza, agatangira kuza iwanjye, akambwira ko yaguhamagaye akagufasha kubona amafaranga y'ishuri n'ibindi. Mbuze icyo ngira ndamwakira, ariko mbizi ko ari ukurenzaho. Kubera kwicara umwanya munini, John yumvise ashaka kujya kwihagarika, asaba mama we kumutegerezaho gato. Agarutse yavugishije mama we ntiyasubiza, aramunyeganyeza biranga. Umugabo wari hafi aho yaraje amukora ku mazuru, ahita yemeza ko apfuye, gusa ntiyari umuganga. John yararize arahogora, urusaku rwe rutuma abaganga bahagera igitaraganya. Yariraga avuga ati, ntiwagenda mama, ninde ukwishe se? Upfuye ute mu kanya gato twavuganaga umeze neza? None se wambwiraga ibi byose uri kunsezera? Umuganga yaramubwiye ati, humura tubanze tumusuzume. Abaganga nibo bemeza ko umuntu yapfuye. Basabye abari mu cyumba bose gusohoka. Bageze hanze, John wasaga n'uwataye umutwe apfa guhamagara mukuru we,
amubwira ko mama we atari guhumeka, ko abaganga bari gusuzuma ngo barebe niba koko apfuye. Ubwo inkuru zahise zicicikana zivuga ko Zarete apfuye. Ako kanya bavukana na John bose bahita baza ku bitaro, harimo na mushiki we muto wari ukiri ku ishuri. Abaganga basohotse bababwira ko mama wabo atarapfa, ahubwo ko bagiye kumujyana ku bitaro byisumbuye. Icyari cyatumye asa n'uhwera ngo nuko yari yananije ubwonko avuga ibintu byinshi kandi imimerere yari arimo itaramwemereraga kumara ayo masaha yose avuga. John akimara kujya kwihagarika, mama we yabaye nk'uwirambika ibitotsi bihita bimufata, ariko ntiyarapfuye. John yararize mu gihe abandi bo bari bishimye. Bagize ngo ni amarira y'ibyishimo, ariko yarizwaga n'agahinda kuko yishinjaga amakosa y'uko yatumye nyina yinaniza amubwira amateka ye, akumva ko ari we wari watumye upfa kuko yashoboraga no kumubuza. Kubera ko yari amaze ukwezi kose arwaje mama we kandi se atarahagera, abo bavukana basabye mushiki wabo mukuru kwihangana akajya kumurwaza, hanyuma mushiki wabo muto akajya kwita ku bana be kuko yari yatashye asabye uruhushya ku ishuri, John we akajya kuruhuka. John ageze mu rugo yasanze inkuru yabaye ikimumo ko atahanye umurambo wa nyina. Rikera akimara kumva ko Zarete apfuye, abo kwa nyina amatangazo batangira kunywa inzoga zo kubyishimira, babesha ngo nagahinda kari kubibakoresha. John yarababaye, ababwira ko byari bihuha, bose basa n'abaguye mu kantu. Bamwe babaye nk'ababajwe nuko Zarete yarakiri muzima kandi bifuzaga ko apfa. Muri iyo minsi John yari yararangije kaminuza, ategereje kwambara ikanzu y'abarangije za kaminuza. Nubwo mama we yarakiri mu bitaro kandi nawe atarashyikira impamyabumenyi, yakomeje gusaba akazi mu itangazamakuru nyuma y'icyumweru kimwe akemererwa kuri televiziyo ikomeye mu gihugu, ariko asinya amasezerano yo kuzatangira afite impamyabumenyi. Zarete yageze aharakira, agezwa mu rugo amahoro. Ku munsi wo gufata impamyabumenyi, John yateguye ibirori yari yatumiyemo abagize umuryango we bose, abaturanyi n'inshuti ze zo hirya no hino, harimo n'abayobozi ba ya televiziyo yamuhaye akazi. Mama we Zarete nawe amashusho ye yambikwa ingofero n'umuhungu we aca kuri televiziyo John yari agiye gukoreraho. John yatangiye akazi, aba umukire, amafaranga akomeza kwinjira. Nyuma y'igihe afatanya n'abo bavukana, bahindurira Zarete ubuzima, bamuvuza n'utundi turwara twose bakekaga ko yaba arwaye, cyane ko ya kanseri abaganga bakekaga basanze aribwo igitangira, nayo bakayivura. Umuvuduko w'amaraso wari warakize, n'indwara y'umutima yarakize. Yabayeho neza mu myaka yakurikiyeho, rimwe na rimwe agatumirwa mu bitangazamakuru bikomeye bigamije kumwubakiraho izina kuko umuhungu we yari amaze kuba umuntu ukomeye mu gihugu. Ubu Zarete ageze mu zabukuru, abana be bose bashinze imiryango. Nubwo yabayeho mu buzima bubi hafi 1/2 cy'ubuzima bwe bwose bitewe n'umugabo we Rikeri, ubu ari mu bantu bazasiga amateka y'uko bashaje neza.